ndagushimiye ko uzirikana cyane, ndagushimira kuri intangarugero mu bakobwa. Nejejwe n'imibereho wagiye unyuramo kutadukojeje isoni. Watubereye umukobwa mwiza, nagiye nkwigiraho mu bitekerezo, uko wagiye uha bene barumuna bawe, ukabaha impuguro, ukabereka yuko mu muryango abana bagomba gukura bakundana. Nanjye uko nabaga mbona nyogosenge wanyu, nakwigiyeho byinshi nk'umwana mwiza w'umukobwa. Muraho neza, ni Umutoni wa Sylvie. Ndabaha ikaze kuri channel yanjye Mubwire TV. Wakwibaza ati se ni mubwire iki? Mubwire ko ari mwiza, mubwire ko ari ingenzi, mubwire ko ari indashyikirwa, mubwire ko umukunda, mubwire ko umwanya yaguhaye mu buzima hari ahantu wakugejeje, mubwire ko kwa kuboko yagufashe mu buzima hari intambwe kwatumye utera. Mushimire, mubwire ibyiza byakiriho. Mushimire rega ntibisaba ibya mirenge, nta nubwo bisaba igihe kirekire. Niyo mpamvu nkimara kureba ukuntu abantu benshi bakunda kuvuga ibyiza by'abantu batakiriho, nafashe uyu mwanya nkavuga ngo nzaza na channel izajya ivuga ku byiza by'abantu. Tubashimire bagihari, tubashimire, tubabwire ko ari ingenzi, ko urukundo baduhaye rwaduhaye icyizere cyo gukomeza ubuzima. Ni muri iyo mpamvu uyu munsi nabateguriye ikiganiro. Ariko mbere ya byose reka mbabwire ahantu heza twicaye. Twicaye muri Olympique Hotel. Olympique Hotel ni hoteli nziza cyane, ifite amasare y'ubukwe, ifite jardin, ifite piscine, ifite restaurant, ifite ibintu byose. Uwahashaka ni hano munsi y'ahantu hahoze gereza ugana kwa Mushimire mu kuboko kw'iburyo. Aho ngaho niho Olympique Hotel iri. Ukeneye uri hanze ushaka hoteli waza ikakwakira, wagana Olympique. Ese ufite ubukwe ukeneye abakugezaho ibyo kurya, Olympique byose irabikora. Tubahaye ikaze muri Olympique Hotel. Uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa, reka muhe ikaze nawe abibwire. Ni karibu. Murakoze cyane, nitwa Mukankuru Tomato. Nanjye ndanezerewe ko mbasha kwakirwa aha ngaha. Reka rero mbanze nshima Imana. Yego nta kibazo. Mwami wanjye Yesu, Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kuri umwungeri mwiza w'amahanga, turagushimye kuri igitangaza, turagushimye kuri umunyembaraga, turagushimye ko wumva gusenga no kwinginga kwacu. Uhereye kera kose twabeshejweho no gusenga, na n'uyu munsi n'izi saha turakunezeye turi aha hantu. Dusabye umugisha ahantu twicaye, dusabye umugisha muri iyi serivisi turimo. Uwiteka nyakubahwa Imana, uri mu gihugu cyo mu ijuru, ushyigikira isengesho ryacu n'ibyo tugiye kuvugira hano hantu, bigira aho bikura abanyarwanda naho bibageza. Urakoze kubyemeye kandi ukaba ubyumvise ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urumva rero ko dutangiranye amavuta. Uyu munsi ikiganiro cyacu ntigisanzwe kuko turi kumwe na tante wanjye, ni umukristo, ni umukozi w'Imana, ndetse no muri bimwe mushimira, muri bimwe mubwira, ni inzira nziza yantoje y'amasengesho. Tante nguhaye ikaze, wumve wisanzuye, wumve uri amahoro. Ikiganiro tugiye kugirana kitari kirekire. Urakoze kumpa umwanya, ndanezerewe cyane. Ndagushimira ko wambereye umukobwa mwiza, ndagushimira ko mu bana twagiye uko twari turi benshi, muri abana benshi. Ndagushimira ko wabaye umukobwa mwiza w'intwari, wabaye icyitegererezo mu bandi bana. Ndagushimiye ko uzirikana cyane, ndagushimira kuri intangarugero mu bakobwa. Nejejwe n'imibereho wagiye unyuramo kutadukojeje isoni. Watubereye umukobwa mwiza, nagiye nkwigiraho mu bitekerezo, uko wagiye uha bene barumuna bawe, ukabaha impuguro, ukabereka yuko mu muryango abana bagomba gukura bakundana. Nanjye uko nabaga mbona nyogosenge wanyu, nakwigiyeho byinshi nk'umwana mwiza w'umukobwa. Nasanze nta wundi mukobwa nigeze mbona umeze nkawe. Igihe twari turimo nticyatwemeraga kukubona nk'uri intwari, hari byinshi byari gutuma utaba intwari. Ariko ndanezerewe ko ubu ngubu uri umukobwa mwiza wicaye mu rugo rwawe utadukojeje isoni. Uri umukobwa mwiza mu muryango, uri umugore mwiza mu muryango washatsemo, yewe rwose ntawubona uko akuvuga. Uwakuvuga rero bwacya bukira. Ariko nagusanze uri umwana mwiza,
nagushimiye imibanire wagiye ugirana n'abandi bakobwa, ndibuka ko hajya kuzana urubyiruko rwinshi mu rugo rw'abakobwa, benshi bakadukuburira, abandi bakadutegurira, bakadukorera ibyiza bakurikiye ubwiza bwawe. Ndagushimiye ko wambereye umukobwa mwiza, sinazibagirwa ubwari bwawe, kandi ubu ngubu na n'uyu munsi sinzibagirwa kuri umugore mwiza mu muryango. Kandi cyiza nanone nkushimira, uri umukobwa mwiza kandi uri umugore mwiza igihugu gikeneye. Muri iki gihe rero tugezemo bakeneye umugore mwiza w'intwari nkawe ufite ibitekerezo. Ndanezerewe kuko ubona uri umugore mwiza wicara nk'ahangaha ugaha igihugu amateka ameze gutya. Warakoze cyane Umutoni Sylvie, kandi ikindi umwana ava mu muryango, mama we yabaye intwari, ni ngombwa ko uzagenda nk'uko nyoko yagendaga. Ibyo bintu sinabyibagirwa. Hanyuma ikindi cyongeye, na musaza wanjye ntigeze adutererana, nubwo twese twabaga turi mu muryango umwe, ariko ndabyibuka nkamushimira. Yaduhaye urugero rwiza, yatweretse ko kuba muri iyi si ari ukugenda wigengesereye ubana n'abantu bose amahoro. Umutoni Sylvie rero uzagumye kuba intwari, kandi uzabe intwari mu muryango washatsemo cyane, uzabyara abana b'ejo hazaza bazima bameze nkawe. Warakoze, ntabwo ndumva abatwumva bose, wabaye umukobwa mwiza, yaba muri barumuna bawe, yaba mu muryango no mu baturanyi. Sylvie wabaye umwana mwiza, Imana izaguha umugisha. Amen. Imana izaguha umugisha, izaguha abana beza, izaguha abahungu n'abakobwa, kandi bazaba intwari nk'uko nawe wabaye intwari. Kandi uzakomeze kugendera ku mpuguro z'ababyeyi wigiyeho. Imana yarakoze kugushyigikira, igihe cyarageze turagushyingira, tugushyingira mu muryango, ugenda uri umukobwa mwiza utarigeze ukoza umuryango isoni. Na n'izi saha niyo mpamvu turimo tuvuga ibyiza byawe. Kandi uzagenda ukunda Imana, kandi uzabyara abantu ubigisha inzira, ubatoza inzira y'Imana. Imana niyo byose, Imana niyo rufunguzo rw'ibyo tugezeho iki gihe cya none. Umutoni wa Sylvie, Imana izaguha umugisha. Urakoze. Amen. Murabyumva rero, ntabwo biba byoroshye kuba uri kumwe n'umubyeyi wakuriye mu biganza. Tante ndamushimira, impamvu namutumiye, tante nawe dufitanye urugendo rurerure, urugendo rw'ubuzima rutoroshye, twanyuranye mu bintu bikomeye, ntabwo biba byoroshye kubisobanura. Impamvu mubona amarangamutima agenda dufata mu buryo butandukanye. Twaciye mu buzima nyine butoroshye, ariko Imana ibana natwe. Imana yatubereye yo kwizerwa, Imana yaraturinze, nk'uko yabivuze ntitwakozwe n'isoni. Imana yatubereye Imana, iraturinda, iradukuza, iraturera. Bya bindi mvuga nti abantu benshi baba bazi ko udafite umubyeyi w'umumama ngo bigenda gutya, ariko Imana yarahabaye iraturinda. Tante rero twarabanye tukiri abana batoya cyane cyane, jewe wenda narigaga nanjye ntangiye kwiga, ariko basaza banjye bari bato cyane, na murumuna wanjye yari mutoya, ariko yaje kubana natwe tukiri bato. Tante araturera, yasanze mfite na basaza banjye batoya bagihekwa bo kujya mu mugongo, araza arabarera, arabaheka, umva abashyira mu mugongo pe. Babana bakirya ibitaka, kandi bari abana bakurikirana. Hari igihe nzabazana mukababona, bari abana bakurikirana, umwe ari mu bitaka undi araho. Ndabyibuka twari dufite umwana ukunda kurwara afunganye cyane ibintu by'ubuhumekero, yakundaga kuba muhetse mu mugongo kugira ngo atajya hanze n'imbeho ikamwica. Tante rero yatubereye umubyeyi udasanzwe, yaraje araturera. Ikintu cya mbere yadutoje gusenga, kuko ndabyibuka ko tante twajyanaga muri Nibature. Hari igihe ngiye bitankundiraga, ariko murumuna wanjye ndabyibuka neza ko bakundaga kujyana nanjye, tukaba twajyana mu masengesho ya nimugoroba. Tante adutoza ikintu cyo gusenga, gushaka Imana, kuba mu bihe byo gusenga, kuba ku mavi, ibintu byo gukunda Imana, ibintu byo kuzenguruka ubutayu. Ni tante nabyigiyeho, ntangira gusenga. Ariko si ubwo buryo bwonyine bwa Gikristo yaturezemo, ahubwo yatureze no mu buryo bw'ubuzima busanzwe, gukura bisanzwe imibereho. Ndabyibuka urumva mu rugo habaga turi abana benshi bacu tuvukana, abandi ntitwigeze tubaho mu rugo hatari n'abandi bana. Ariko tante yari wa muntu umenya ngo uyu mwana ntahari. Ngiye nakundaga, ubwo nigaga icyo gihe nize secondaire tante tubana. Mu gihe nabaga ndi ku ishuri, tante yaragendaga agateka, agategura ibyo kurya, akatubikira,
akatubikira ibyo kurya, buri muntu wese akaba abizi ko igihe cyose ari buze akabona ibyo kurya biri. Yabaga abizi ngo Sylvie ntahari nabone ibiryo byanjye akatubikira. Undi yaba adahari, buri muntu wese yabaga azi mbese ko igihe azira cyose nuzwa avuga ngo sindi burye nta kibazo, ariko igihe cyose uri buzire tante yabaga yaguteguriye ibyo kurya. Tante yatwitayeho araturira, ntitwigeze tubura ibyo kurya, ntitugize tubura ibyo kwambara. Ndabyibuka maze kugera muri kaminuza yakomeje kumba hafi, mu gihe cyo gushyingirwa tante amba hafi. Si ibyo byonyine, kuva turi abana niwe muntu tuzi, ahubwo mpora nibaza, ngize n'umugisha ndaza kubimubaza, niki cyaguteye kudukunda, niki cyatumye witangira umuryango, niki cyatumye uza kubana natwe, waje kubana natwe ukiri muto, uri umukobwa wagakwiye kuba nawe uri mu buzima buri aho hanze ugakurikirana ubuzima bwawe ugashaka, ariko urigomwa ureka ibintu byose uraza uduha umwanya. Ngiye mpora nibaza tante mu muryango, niki cyaguteye kudukunda, niki cyatumye twitangira? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Mbonye jenoside irangiye nabonaga abantu bose bapfuye, barapfuye barashize. Ngize Imana mbona mubashije kurokoka, mbona tubashije kubona abana. Ndavuga ngo Mana, aba bana ni ngombwa ko mbabera amaso, ntababereye amaso tukababura nta bandi bana twabona. Papa wanyu yari amaze kugera mu zabukuru, ubona ko kongera kubyara abandi bana bitakunda no kubaho. Hanyuma ikindi ndavuga ngo Mana, birashoboka ko nashaka umugabo simugiriraho amahirwe, ariko aba bana bacu nshobora kuzabagiriraho amahirwe. Amahirwe ya mbere nababariragamo mu kuzabona mukuze mu gihugu namwe muri umuryango umwe w'Abanyarwanda. Ikindi cyongeye cyatumye mbakurikirana, naravugaga ngo gushaka si umushinga, umushinga ni umuryango. Icya mbere intambara rirangiye ntarashaka, numva singiye gutakaza igihe ngo ntakaze n'umuryango. Muzi ko gushaka kw'iki gihe hari igihe wagenda wirukanka ugasiga bimwe n'iby'imbere ntubiramire. Nihutira kuramira abana bacu, nabonaga ari batoya, nanga umuntu uzabasuzugura cyangwa ngo batagacira. Ndavanga ejo batazajya mu mirire mibi bakabura umuntu bararuza akabarera. Mpagarika ibyo byose nemera kujya kurera abana bacu. Nari ngeze igihe cyo kurambagizwa, nari nkunzwe n'abasore benshi, ariko ibyo bintu ntibyigize binshitura kuko nabonaga ko umuryango w'abana bacu uzandagara. Icyo nicyo cyabinteye. Ndabarira cyane, ngeze igihe cyo gushaka ndanamugora, ariko nkomeza kuzirikana abana bacu. Icyiza nuko namugaye bamaze kuba bakuru, bafite aho bigejeje, murabareba dore aho bageze. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane tante. Nta muntu wavuga ibye ngo tubirangize, nta wabisobanura. Ni ubuhamya burebure, ariko nzi neza ko afite ingororano, afite iminyago imbere y'Imana. Yadukoreye ibintu mwabanwe, ntabwo mfite uburyo nabisobanura. Yaratwitangiye araturera, atwitaho, abana natwe. Abana arabamesera, arabaheka, arabavuza. Ubu bose ni abasore. Uwo yasanze ari muto ubarangije segonderi nawe agiye muri kaminuza. Uwo mbabwira warwaraga yahoraga ahetse. Twese twabaye bakuru. Tante yafashe icyemezo cyo kuba yashaka umugabo ari uko amaze kubona ko tubaye bakuru. Twese tubaye bakuru n'abatoya bari muri segonderi. Abona kuvuga ngo arashatse. Nubwo yashatse, ubu ngubu ntabwo atuye muri Kigali, ariko ntashobora kumara ukwezi ni kwinshi, ntabwo kwashira mu kwezi mbanza zanga kangaye gusura papa. Afite muri we ikintu cyo gukunda umuryango, afite ikintu muri we cyo kutwitangira, afite ikintu muri we cyo kuharanira iterambere ry'umuryango. Ndagushimira cyane ko wabanye natwe, ndagushimira ko watureze, ndagushimira ko wabaye urugero rwacu rwiza, kandi si nyenyine n'abavandimwe banjye batari hano. Hari igihe uzajya kubona twese tuze turi kumwe, ariko mu gihe navuze ngo reka tubwire abantu ibyiza byabo, hari igihe umuntu ageramo akaba yatekereza ati se ibintu nakoze abantu barabizi, ibintu nakoze abantu barabizirikana, ibintu nakoze abantu barabibona. Twebwe wabikoreye turabibona, twebwe wabikoreye turabizi, twebwe wareze turabizi. Twese uko tuvukana turabizi ko uri indashyikirwa, turabizi ko uri umubyeyi mwiza, turabizi ko uri urugero rwiza rw'umuryango. Tujya tuvuga ngo ni wowe muntu wa mbere uzi agaciro k'amaraso, uzi agaciro k'amaraso yawe, watubaye hafi. Nta kintu dufite twakwitura, nta kintu dufite twaguha, birarenze.
ariko Imana yo mu ijuru izaguha umugisha. Imana yo mu ijuru izaguha umugisha, izaguha ibyiza ndetse no kwiherezo ry'ubuzima. Imana izaguhe kuzabana nayo. Turagukunda cyane. Njyewe mvugana n'abavandimwe banjye, njye nagize amahirwe yo gutera intambwe ngo ngire icano, ariko n'abavandimwe banjye dufite ishyaka, dufite umuhate, tuzakugeraho, tuzaza tukurebe, noneho buri wese akwibwirira ikiri ku mutima. Ndagushimiye rero cyane iyi ntambwe wateye yo kuza ku biganiro byanjye, nkagusaba ngo tante uzaze. Hari igihe umuntu avuga ibintu abantu bakagira ngo arabeshya, bakagira ngo urakabya, ariko murabyiyumviye, n'urugendo rutoroshye twagendanye, ariko yatubereye umuntu mwiza, yatubereye umubyeyi mwiza, yahagararanye natwe no mu bihe byari bikomeye, ntigeze adutererana, no mu bihe byari bikwiye ko yatureka. Hari igihe kigera umuntu akabona abantu yabareka, ariko tante yatubaye hafi. Imana iguha umugisha. Imana iguha umugisha kandi kugwiriza ibyiza. Urakoze. Sinzi nimba ari cyo wageza ku bantu bacu badukurikiye cyangwa hari isomo wabaha ry'ubuzima. Murakoze. Ikindi nabwira abatwumva ni uko umuryango ni ikintu gikomeye, ni ikintu udashobora gutakaza ngo uzakibone. Ikindi nakongeraho ni uko kujya gushaka kwanjye nashatse nkuze kubera umuryango wanjye, ariko nta gihombo nagize. Ndashima Imana. Murakoze. Murakoze cyane. Turabashimiye, mukomeze mubane natwe, mudushyigikire, mukore like, subscribe, share, comment, muze tubwire abandi ibyiza byabo. Nimba ari ushaka ko dushimira, nimba ushaka ko haro dutungura, nimba ari ushaka ko tubwira ibyiza bye, twagerayo rwose. Gahunda ni ukubabwira ibyiza byabo bakiriho, tubashimire, tubabwire ko ari ingenzi. Murakoze. Imana ibahe umugisha.